akagira amabanga imena agateranya abantu kandi wabara ko tumwihangane n'ibintu byose ni wowe bivuze ko batumye bivuga kuki utayibisikaye hari nabo batubeye bari gusenge mu nakubeye ndikana ubu yabaye dayimoni ndikana umuntu yigeze kumumagara arambwira ngo usenge mu afite ikibazo ariko ari kumumagara umva ko ari kumbeye ndabwira ngo ntabwo mari cyo ko reka mufashe kohereza abanyamasengesho bandi baza basengera dayimoni ko nagira ngo bagende babona uko numve neza ko ibintu kwishimira igihe ko byaye baragenda bageze baka dede niruna ndashaka kumwica ndana bavuye barambwira ngo ibi twaye byateye ko twabonye umuntu abo ese mwabye ariko nanjye unabonaga ari ibyo yikora abarokore hari ikintu cyateye iravuze kuko umuntu baragenda akarambagiza umukobwa akamubera yamara kumubera umuntu akagenda agaca inyuma akazashaka wabo n'ibindi iravuze agashaka witwa umuhanuzi akamucucanyiriza akakwereka n'ifoto akabwira n'aho akorera n'uko ameze yarangiza akazaza akicisha bino kubwira urabona hari abakozi uti yo cyane ko arabaza guhora mu gake rero cyane ukikanga uretse gato mufite message Yesu ndamushima shiri kutanyubeshya kandi wakwitegereza se niko bwawe wowe ameretse bino mubwire bagura kubishyira hirya nari ndi gusenga imana irere umuntu imbwira witwa tirwa kanaka iri disikana imana yambaye ndekanye irambwira ngo hari umuntu waje kurambagiza sinzi amushaka bamwe ariko kugira ngo ubwire buriya muntu umugisha imana yaragenda n'abasimuzi ufite nomero yiwe uzamuhamagaye ntazajya kubaza kubera ko mutazi gukora investigation irakubwira ngo reka nyine uzavuge tuma telefone yawe yandikeho uwo mubwira tuma telefone yandikeho iyo nomero uzayikubita n'izina rizeye nagiye byagenda gushaka yasema ni gendeye mugorope ibariza ikibazo kimwe nakubita umuziki nkirebera ibindi minota makumyabiri kugira ngo dukore cya kibazo ubundi mu investigation ubaza umuntu ibibazo ikibazo cy'eshanu ukibaza mu buryo butandukanye kandi ikibazo cye akagusubiza ibibazo bitanu kandi ikibazo ari cye ni zeru cyangwa se amakuru ari kongera bagaruka bamuganirizamo kugeza igihe twageze kuri etape yo kumubwira ngo mbwira namwe noneho reka namubwira ati ibintu tw'umuntu wamuzi afite nomero y'imenya nomero y'imenya yiwe nayo muhaye rero kuri telefone yatangiye gikubitamo imibare ati guri izina riwe ndore kuri nabo namumweretse imbere y'uko Yesu arashimye cyane namubwiza ko tumva telefone nandike nomero azakwitamo n'izina rye kabero n'ifite nomero zimwe n'abazamushaka mubwire toye nta kibazo byihorera yamara kugera fata telefone alo sheri wiri tuvugane ndagushaka ufite amakuru y'ibintu wahuye na iravuze aravuga ati wowe waramenanye ariko imana yavuze ko uhaye imibare barabikora umuntu azavuga ngo imana yambwiye hari uwigeze kumvira hano yarabwira ngo hakumusipayire byinshi Faransa ndabwira ngo uri muri beshe kuvugana n'igifaransa niba ari igiswahili kandi byakabyumva barakiri nabwo musoye sinyi kinyarwanda kandi kike cyane nawe ndabona ikibazo muri icyo gice cyane gikoreshe n'ubu kinyarwanda kandi kike cyane nawe icyo kinyarwanda gike ntacyo wowe gikoreshe n'ubu mukozi w'imana yabwiye nze rero ufite message
ayavuye muri Kongo yabaye igisirere muri Kongo yabaye wahageze kwiyushye bagiye kugeza hagati noneho ndakubeshyebeshye aza kwisanga arafite ikinyarwanda cy'utari cyo ndamaze kumaze igihe kingana cy'ubuye mu Rwanda imyaka 8 ubuyobozi bw'Inyarwanda uteye arangana n'Imana yarambwiye yewe ntacyo tuzabona ndashaka kuzaza nyobora gusengera simazi umunsi w'abiri ibyo wabwiraga hari ibintu nzaze ndivuga no ku rusengero ni rero ahantu nsengera kutazi mu Rwanda ni wahamenye ni ahantu bagora nyina kuyobora kuhamenya ahantu two muri rukingo urahazi we y'urukingo ndahazi kabugu yaragiye asanga ari umuturanyi utuye hano yaragiye kuzana impuza iravuze bishe abantu barapfuye kwiki umuntu araza kugira ngo Imana iravuze kubera kuti muri wowe nta mwanya ufite wo Imana ngo muvugane nta mwanya ufite wo gusenga nyondo ni gusa arakuragira inama amara yari umuturutse kure ukomeye kumbi ibandi byahari yigasenga Satani arakwiba uriya barokore yagiye gukura nta musoro umuntu wakurikirana umuntu agara mugenzi w'agaseka bakwibishije byari dayimoni yavuze dayimoni ni dayimoni muntu nawe nazo ndazizi umuntu akaza ati nsengera afite ikibazo yarangiza ati watangira gusenga sinigeze ko nzizi sinera kuvuganira ntabwo niyo nama zifite kuvuga n'ibintu nta mwanya cyo kuvugana nayo ndavuga n'iki nama kubita umuri bugashuka genda birangira no kubwira ngo turaganira ikiganiro cyawe gitinda kereka nishaka amategeko urumva buriya kana umuhoriki ndamwanga umwandiki urumva kubera urebonye akazi gisinabona none se kuki umwawe kandi yarambwiye ngo muraganira ndayiguruganira ikiganiro cy'abazimuke barakora amakuru atari barakubeshya warangiza kwikorera bitari kwikorera abantu urusengero dayimoni z'abantu gusenga nabo buririmba yarangiza kubwira ngo nikana nawe ukabyenda nikana kuko buriya n'unyanga yarandebye nabi yakoze ibinini ana amakuru atangwa bazi abarokore rero Yesu nashimye ese hari hano hantu twavuze abantu batatu hari aba muri Mesopotami hakaba abo wabo hakaba n'abangabo muri Kanani aba bantu batatu mu mukanya n'umugoro ko nibwo turutse mu mwanya munini nibwo tuvuze kuri mwuka uri kuri Kanani niwe mwuka uri kuri zizera nuwuhe mwuka wari kuri Ekroni nuwuhe mwuka wari kuri Shisiyani uriya wo kuri Mesopotami yari mwuka ki Imana yamukiza mu muhanuzi kugira ngo aze Yesu nashimye haleluya kubera kudashaka gusenga no kumenya uzajya wicara ku rusengero witaye hanyuma rero abakozi b'Imana bafite umusaraba agira ngo bashimire ko baneza abato bane b'umugisha inyigisho mwakira ijambo ry'Imana wowe waguke basengere witaye abo mu miryango bavuze ntabwo bishe umuryango wa Yuda kandi bawushaka nabo by'umwihariko Yuda mwegereye musigare ntabwo tugana n'iminota mikeya hanyuma mugende mwitegure tugaruke mu kanya tuze dutwika isaha y'umugoroba yo ntabwo ari ukwiga ni ugusenga ni ugutwika uzanye inkota yawe uyu munsi turaza kwica zizera wowe nimugoroba ugaruka n'inkota yawe ugende nushaka uze wategura utagitebeje nushaka uze watsinze amaboko y'ishati ko ni umwanya wo kurwana si umwanya wo kwiga ni ugusenya iyi myuka uko ari itatu turayikubita hasi ku mugoroba Yesu nashimye n'iki kiduhereje aho turi ni imyuka itatu yakomotse hehe kwimura Imana ko batubanjije
kwimura Imana aho dukomoka nibo bahaye intego ihinduka. Uyu munsi turicaye aha turadamaraye turasinzira turimo turasaba Imana ngo twoherereze iravuze kugira ngo tumenye amakuru y'ubuzima bwawe. Nyamara Imana yaremeza wowe irashaka wowe. Imana yahagurikije Debora ari umubyeyi arisobanura nawe n'izina rye ngo Imana imamutse ndi umubyeyi abagabo bananiwe. Uyu munsi nawe Imana yaguhagurutsa nshuti yanjye nubwo n'abanyambaraga bananiwe, imbaraga z'Imana zagukoresha, imbaraga z'Imana zagukorera. Imana ishaka gukinga umutima wayo akayemera, ariko kubera ibintu byagiye imitima yacu y'inzangano zacu. Umuntu ashaka gusengera kwa se wabo kandi kuko kwa se wabo no kwa so, ntashaka gusengera bakuru be, ntashaka gusengera abafite, ntashaka gusengera abandi, ndwirwana nawe wirwaneho. Kandi nyamara nta niyo wakaraba ugaca mu biti byahiriye mu ruhira urandura. Umunsi umwe natangira mu masanga bicaye muri salo, uyu mukozi w'Imana yaje kudusengera hano kivuye gusenga. Hamwe rero yaje gusengera ati cyo kwigina mu cyumba cya nyina. Oya garuka hano kuri ya kuri ya amakuru yanjye nayazi n'ayanjye ntazi. Ni ndimo nigendera tangira ku muntu n'ibintu na utonga n'ibindi nayo nasa tabu zari ro twatize kuryama turimo turaba film kwa baravuga. Urumva witegure nijoro hari ikintu kibuze kikikubita kwibati. Ubu ndimo ndarwana nacyo, ndimo ndagikubita, ndimo ndagisenya, agahinda kuya atari ko ejo zaguca kuzame bitaha. Ndati nta cyo tuzaze rwose kandi ko yambira ko n'amafaranga afite. Atuzaze saya. Akoye. Nijoro uraza kugira gutya uze kubona. Ariko abadasenga babaye nabi. Abadasenga barabi. Yesu nashimwe cyane. Niba hari ikintu kibabaza, ubashe kumenya ukubagaho ku maso, ukareba ukundi Imana igukunda, ukareba ukuntu yifuza kugera imbere yawe, we nawe mugasaba, ntabwo wakongera kujya kure yawe. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Hari umuntu utari wakizwa, yari itangazo utanga buri cyumweru. Mpamvu turano dushaka n'abakizwa, hari umuntu utari wakizwa muri hano, uzamura ukuboko kwawe tugusengere wakire Yesu Kristo n'abamukiza. Imana igumurishe cyane cyane n'ibitamuza. Imana igumurishe cyane. Protokole rufasha kandi kugera nayo. Hari umuntu utari wakizwa, uzamura ukuboko tugusengere. Ukizwa ntacyo bitwaye, ntabwo bikojeje isoni. Kijijwe abagabo guhamya Kristo bazi Imana yabo. Abagabo bazi Imana yabo bazakomera, numara gukomera bazakora ibyo gutwara. Yesu nashimye. Imana umugishakoze kujuri umubyeyi, kujuri Debora, uje muri yeri wa wishe cyane koko kigira bakita akajya kwihosha kibaba. Imana umugisha cyane. Haleluya, haleluya. Imana imuhaye. Iki ni igihe cy'abakobwa b'Isiyoni, ni igihe cyo guhaguruka mu mbaraga zabo, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gusenga cyane ku miryango y'Imana, ni igihe cyo guhindura amateka y'umuryango, ni igihe cyo guhindura, ni igihe cyo kwirukana iby'Imana wanyu, ni igihe cyo kwirukana iby'Imana bemera guhamagara Imana nzima muri yo bemera. Yesu nashimye. Haleluya. Turashima Imana rero kuri uyu munsi, umunsi wa Debora, umunsi w'umuhanuzikazi k'Imana iduhaye umuhanuzikazi. Kwemeza ko Debora ari umuhanuzikazi. Yesu nashimye. Umuhanuzi muri Israeli wahanuye agaca imanza akajya no ku rugamba akarwana ari umugore. Yakoze ibintu bikomeye cyane, yaciye imanza, yarahanuye, yararwanye mu rugamba. Yesu nashimye. Abadebora kenshi bakunda kugira amahane. Burya buriya abahanuzi bagira amahane akomeye cyane. Nanjye mfite umwana w'umukobwa muto witwa Debora, ariko nta mahane agira abashaka guceka amanushye. Kandi ubizi, ariko mugira icyo mureba nawe wabikora n'ikintu abantu kiturushye. Afite amahane menshi, nawe ni umuhanuzi. Haleluya.
reka dusenge basubire mu mwami Yesu. Komeza amaso yawe. Mwami Yesu, ndi imbere yawe nsinzwe n'urubanza rw'ijambo ryawe. Ndakwinginze mbabarira, nacitse intege, subira inyuma, ndagwa, subira mu by'isi. None Yesu, ndagarutse, nyakira, ndaje n'umutima wanjye wose, nyakira ibyagushyaka, nyakira ibyari bindemereye, ibiremereye umutima wanjye, byose ndabikora. Nta mahoro utanga aze mu mutima wanjye, nk'umugisha. Izina ryanjye ryandukurwe mu gitabo cy'abaribuka, ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none n'iteka ryose ndi uwawe. Nkuraho imbaraga z'iwacu, ntandukanye n'ibisekuru by'iwacu n'imyuka yose yawe ikomokaho amoko, ndetse n'iyo nanjye nagize uruhare kugira ngo uhure nayo. Ndakwinginze, ndagushima kuri uyu munsi mwiza. Ndagushima Mwami uw'umugisha uduhaye. Ndagushima Mwami kubw'iteraniro. Ndagushima Mwami kubw'abakobwa bese bera Abisirayeli. Ndagushima kuko wahakurikije Anyobora n'umubyeyi ahagarara icyubahiro cyawe muri Isirayeli. Ndagushima Mwami Imana ko wakurikije abakobwa b'i Siyoni kugira ngo bahagarare icyubahiro cyawe. Mwami Imana ubw'itorero ryawe mu gihugu cyacu n'u Rwanda. Ndagushima n'umubyeyi wacu Mwami mama Anjyana Gitwaza wakurikije mu gihe b'iki Mwami kugira ngo bagaragaze icyubahiro cy'izina ryawe. Turagushima Mwami kuba wayoboye abamisiyoni bose, ko wakurikije mu gihe b'iki kugira ngo bazane icyubahiro cy'izina ryawe. Urakoze Mwami, urakoze Data. Icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe. Nyamara kino cyubahiro Mwami tugiye gutangira kizatubera icyubahiro cy'umugisha, kizatubera icyubahiro cy'ubugingo, kizatubera icyubahiro cy'uburonka, kizatubera icyubahiro cyo muri imbaraga zawe, kizatubera icyubahiro cyo kugurisha wawe, kizatubera icyubahiro cyiza Mwami. Iki cyubahiro tugiye gutangira Data, uturinde kuva mu intumbi, aho Anyobora ku ngoma, tuzuba amashimwe n'umurimo wakoreye ubwoko bwawe. Urakoze Mwami mwiza, icyo n'amashimwe ni ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'umugisha, ugende n'Imana.